Sabe mu mwitondere ashobora kuba nawe yagiye muri biriya bigarasha kubera ko nibyo bisebye igihugu nawe ntaho batari ngo nawe yagisebeje nicyo navuze jewe byari bikwiriye ko agera mu Burusiya akihendura gutya yasabirije igikombe se ko ibi bintu byose yakoze nta n'agakombe na kamirongo mwamuhaye yasabirije igikombe icyo nicyo rasobanuye naravuze nti se ubundi umuntu gwabwa igikombe ni ku gahato bazamuha igikombe cy'uko wavugishije ndimata bazamuha igikombe cy'uko yavuzanye umwana akavuga ngo ndibate muri samari ku ngufu bazamuha igikombe cy'uko abantu bagiye kuri kamera bakarira se bazamuha igikombe cy'iki ibintu yakoze murabona yababwira uburyo bazamuha igikombe cy'uko yasangiye amafaranga yo gucuruza umugabo wa Pastor Mutesi Rusagara na Mutesi agasangira ibintu icyo ari cyo gikombe ashaka Mutesi yariyize kuri kamera yiwe ya cano yiwe aravuga ngo ngiye nasaba icyo twapfuye twara abacuruzi yaracuruzaga mu nyungu ze mu gihe cyane no mu gihe cye twara abacuruzi umucuruzi arashaka guhabwa ibikombe by'intwaro none se wowe waranguye kandi wungutse urashaka ko wacurujemo bongera bakaguha ibikombe baguha ibikombe tubwizanye ukuri tubwizanye ukuri amenya hari n'ibindi muri gupfa tubwizanye ukuri tubwizanye ukuri Mutesi we yarivugiye pastor ati Sabe nta kindi twapfanaga usibye ubucuruzi no ku rupfu rwa Rusagara wari inshuti wari fiancé wa Mutesi Sabe yaracuruje ndagerana yaracuruje views uravuga ngo Munyengabe Murungi Sabe umuyobozi wa Isimbi TV ashobora kuba asigaye akorana n'imitwe irwanya leta y'u Rwanda kwera iki kira ari abagabo yavuze Sabe imitwe ukamushinja icyo kintu urakoze cyane kinusamenye nawe utoroshye urakoze cyane Sabe ntabwo twari inshuti nuko yankoresha ikiganiro yaba ari Theo yankoresha ikiganiro ari unyihamagariye ntabwo ari giye kumushaka nagiye kubona aranevoye sinzi ko nimero yanjye yaba ari na Sabe no wanyihamagariye ntabwo nubwo nari muzi yego so ikiganiro ntabwo nagikoze kuri ukweri wenda Pastor nagikoze kuri One Nation Radio yego ni ijwi rya diaspora radio ya diaspora banyoherereje Instagram yanditswe na Murungi Sabe kuri Instagram ye iyo Instagram ntayifite hafi ngo isome hariya sinaye guhaye kuri WhatsApp nje nigeze kwibona ko ntabwo nyifite ubwanjye simba kuri Instagram cyane mbaho ariko sinjya mbaho cyane reka kurebere bire butinde ntabwo itinda ngiyire hano hafi dore ngiyi isome yego like by iragira iti Murungi Sabe Imana mubona atari nziza we Imana mubona atari nziza we bwa mbere mu mateka yanjye nasabwe n'igihugu cy'igihangange kwisi ko nagira inama urubyiruko rwabo kwikoreshwa rya interinete mu kuvuga no gusakaza inkuru nzima nyazo ku bihugu byacu iyi niyo pano ya mbere ngiyeho media expert mu myaka 15 maze mu itangazamakuru aragira ati muri iyi myaka yose nta na rimwe nahawe iwacu n'ahantu na hamwe natumiwe gutya ibihembo mfite cyangwa reconnaissance zo mfite nizo hanze kongeraho certificate ya Iva Buravan recipes yahawe abanyamakuru bamufashije atwara iyo niya afite yo mu Rwanda gusa yego hanyuma akavuga ngo harya buriya za nkuru zihuza imiryango yaburanye n'ababo izagaburiye abashonje izavuje abarwayi batifite izatwigishije gukora Dr. Katabarwa pilot n'abandi benshi ntabwo zari zikwiye agakombe ka mironko basi ubu bamwe bagiye kuvuga ko nta kigenda muzihorere nta kashi
zatwinjirizaga rata ntako mwisanzure joke aravuga ngo imana iri ugeze dore ngaho hano hasi aha ngaha hasi ngo look 2025 Russians okay iyi ni indi ntuza ni iyi ngiyi hejuru yashyize mu cyongereza uraho neza bwana Samu mumeze muterera tumeze neza yego amarembo aruguruye muze twiganirire hanyuma muri no minsi ndaje kugira ngo tuganire ariko turibanda ku muntu bita mugenzi wacu uri hano imbere bita Innocent Habumugisha. Pastor Claude wenda aragenda nyunganira mu tubazo tumwe na tumwe bitewe n'ibyo tugiye kuganiraho kubera yuko nawe agize icyo abiziho. Innocent umeze ute? Nari meze neza bwana Sam. Ariko haraburi ko wari umeze neza. Haraburi neza cyane. Umeze ute Pastor? Ura Innocent umeze neza. Nta cyatuma ntamera neza mu Rwanda rwa Kagame. Ntibishoboka. Innocent genda hano utameze neza. Reka niba ushaka kumbeshyira kuri mikoro. Ntabwo bari abana bimbuye bantera ubwoba. Umwana avuye imbuye n'amaguru yaza gutera ubwoba umuntu waje n'indege. Ubwo ninde? Pastor Claude yaturutse imbuye? Ruimbuye burya? Oya ntabwo ndi umunyembuye si n'umunyaruhango. Hagati ya Ruhango na Muhanga. Umuntu yavuye imbuye n'amaguru ntabwo yantera ubwoba. Jewe nagenze ishyamba rya Kongo Bazambia n'indege. Ura mugingaza kumpabura jewe. Oya ibyo buginga bubiretse tuza turebe ihubwo shaka gusanga rero nawe muginga. Nako Innocent ariko ni inshuti yawe Sam ubyitonde. Jewe abantu benshi ni inshuti yawe. Abantu benshi ni inshuti zanjye. Ntabwo nari kubyihererana sinari kubyihererana nabonye ishobora kuba hari kakoroshaje kari hagati yawe na Theo Manirakiza. Ni Manirakiza? Sago mbizi mazina. Yego w'Ukwezi TV nabonye hari mu buryo atakiriye neza ikiganiro ushobora kuba warakoranye igitangazamakuru kirimo umuntu mbona ko ntasanzwe mbona wa hano mu Rwanda simubona muri izi media house zo mu Rwanda aho wavugaga ko Dr Rusa utangira unavuga uti buramushatse mwanakura na titre ya Dr Rusa ukavuga Dr Rusa hano mu Rwanda Innocent yego kugira ubwoba buke dogiteri ntabwo wagize bwabwikize dogiteri ugashaka gukuraho dogitora ye igipapuro nawe wagenda ukakigira oya sha dogitora ntabwo ari igipapuro Innocent nawe wayikorera anyway ntabwo nsuzuguye abazifite yego ariko hari icyo nashingiyeho ntabwo mu by'ukuri n'abantu babyumve neza nta kibazo kiri personal ngirana na Theo Theo urabizi ko avuka mu karere ka Ruhango aho bita muri Mbuya mu byaro hirya nta nakaburimbi haba mbuye ko mazira yego nta ihara ariko izahagera ndahazi nahageze no muri karaga centre kambu mu ibyo bice hano nyuramo hano nabonye ejo bundi bari kubaka ikiraro hashwanyaguritse kugira ngo ugere banci 3500 numva nasubira inyuma nkitahira wagiyeyo nagiye ejo bundi twagize ibyago hari umuturanyi twahoze duturanye kera wapfuye muri karaga centre gakomeye cyane kambuye kariya nyirizina muri karaga centre karimo inzu zisa cyane z'umuhondo basize umuhondo nagiye ejo bundi ariko niho niba ari havuka ubwo sinari mbizi nta guteye ubwoba gutese so icyo ndi kubwira rero Niraki ninde uyikunda gukorana ibiganiro na Sabe ninde Niraki Murekezi buriya nawe n'uyu ni iwabo okay tuzagenda tumenyana so icyo ndi kubwira rero no kuvuga ngo ngiye mvuka mu karere ka Huye muri Maraba yego kwikawa ya Maraba urumva ko dufite n'ikawa tweza mu mahanga tuzi saza witwaga Depite Gasarabwe wapfuye uramuzi ndamuzi cyane nawe yaranze urumva twebwe dufite n'icyo twohereza mu mahanga tuvugiraho twohereza ikawa muravugira ku ikawa yacu ikawa yacu nk'u Rwanda nk'igihugu cy'abanyarwanda ugomba kuba proud yego so icyo nari mvugiye ibyo by'uturere rero abantu babyumve neza nuko nta kintu napfa na Theo ntituvuga mu karere kamwe ngo amasambu y'iwacu rafatanye ntitwize ibintu bimwe ntitwize muri kaminuza zimwe ntidukora n'ibintu bimwe wenda dushobora guhurira ku ma YouTube ariko nubwo duhurira ku ma YouTube sintekereza ko content ze n'izanjye ziba ari kimwe cyane ko namuhaye na content zira kuri nyine batari 5 zaranarebwe yego yewe nzimurira n'ubuntu sinamushinja ngo ntiyanyishyuye ko nta by'amafaranga twari twavuganye nta giciro nta ibego ni nkuko nanjye wama ikiganiro n'undi wacu exactly nkuko turi kubikora ubu gutya yego rero ntago navuga ngo hari antagonisme cyangwa ikibazo cyagurutse hagati yanjye nawe icyabayeho ni iki abantu bagomba kumva neza icyabayeho no kuvuga ngo Dr Rusa yakoze ibiganiro inshuro 2 zitandukanye vuba aha yego ndumva ibyo biganiro abakurikira social media abakurikira wenda pastor sinzi mbara bibonye ibyo biganiro
pastor wenda yabitunyuriramo. watubwira mu magambo make pastor niba ari byo byasembuye Innocent wenda kugira ngo ibiganiro bya Dr. Rusa mperuka hashize iminsi ni ibiganiro yajyaga yakoranye ndetse na kuri Ukweli Time aho yigeze kuba yavuga ko Kongo nta butaka bw'u Rwanda yigeze itwara hahandi nabonaga bamufasha ka video ari ku mugoroba ukuntu naho ngaho hanyuma icyo gihe ntabwo ari Innocent wakoze ngahubwo ngo bakisubiza ubutaka tuntu gutyo rero icyo gihe inkuru yarashyushye Magashi yakoze inkuru kuri Dr. Rusa kuri Magashi TV birahari igicaniro TV Ejide Ruhashya yarabikoze hari n'indi channel y'umugabo umwe we uba mu Buholandi niba ari mu Buholandi niba ari hese Denmark nawe yakoze iyo nkuru n'abandi benshi bakoze bayivuga hikise bavuga ko yarengereye avuga ko ashyigikiye FARDC kuko nuvuga ngo iyo havuzwe ngo Kongo nta butaka bw'u Rwanda yatwaye egare gusobanura ko M23 itarwanira ukuri wabyumvise yego bivuze ngo rero kandi mu gihe Kongo yivuga ngo yatewe n'abanyarwanda b'abatutsi bavuga ururimi rwa Kinyarwanda yego kandi mu gihe M23 AFC bavuga bati twebwe turabakongomani twavukiye muri Kongo badukatiyeho imbibe hari mu Rwanda nta mahitamo tubigize ababirigi isi yose iri guca imipaka muri ya nama y'Iberlin twisanga tuvuga Ikinyarwanda twisanga turi ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda ati kubwiyo mpamvu rero twebwe turabakongomani utagiye kure Bishop Rugagi Innocent yavukiye Goma hariya mu mujyi wa Goma urabyumva yavukiye yizi Goma se wa Rugagi yakorera ku kibuga cy'indege Goma mama wa Rugagi yari umwarimu hariya Igoma n'abandi bari abafande Makenga bose kare gace kose ba Bosco Ntaganda ufungira he mu Buholande ba Rurankunda generali n'abandi abo biminembwe bose abanyamurenge bose bwari ubuce bw'u Rwanda bwari ubutaka bw'u Rwanda noneho Dr. Rusa we azavuga mu busesenguzi bwiwe avuga yuko Kongo nta butaka bw'u Rwanda yigeze ihabwa aho rero niho abandi basesenguzi nabo abasaza ba kera cyane basogokuru n'abasogokuruza bakibasha guhumeka bavuze bati Rusa yakoze amahano yafashe umurizo w'intare awukata ikanuye ngaye nguko hanyuma Innocent mboneje bundi yuko umaze kudoma ku muntu bita Dr. Rusa te warahaguruka ati urarya umwungu sibibamba yego cyane urafata Dr. Rusa ukamugereranya na ba Kantano na bande ba genocide uretse gato n'ababagosora na pastor abisobanura neza cyane yumvise n'icyoba pastor abisobanura neza cyane ariko hari n'ikindi none yagereranyije u Rwanda n'u Burundi avuga ko nubwo tuvuga ko u Rwanda rwateye imbere rutateye imbere ari kimwe abaturage b'u Rwanda n'abaturage b'u Burundi ko ari kimwe avuga ko nizo stade bavuga zubakwa cyangwa nizo arena ntacyo zimariye abaturage oya birahari ibyo biganiro birahari Rusa yarabikoze yaragikoze aho rero ngewe Innocent niho nahereye nsesengura mvuga ngo uyu muntu ukorera ibiganiro ugereranya u Rwanda n'u Burundi azi neza ko Burundi uyu munsi uri gukorana na FDLR azi neza ko president w'u Burundi akorana n'intera hamwe ntawataniye nawe kuko nawe ari gukorana nabo cyangwa wenda hari ukundi yabivuze umwumvira hejuru oyi ikiganiro kirenda ndaje gushakira shiraho ayo majwi shiraho ayo oyi buretse gato yo ringi nkohereje wibuke ko Sam Mutungirehe ari inshuti yatewe ukwezi yego je nacyo byuri buvuge byose rero umenye ngo usibye ko turimo turabwira isi yego ntago ndindaro nguranze mu Marembo TV ikaze ntibikata ngaho twagiye ntacyo natinya shiraho iryo jwi kugira ngo byumve neza shiraho iryo jwi ntabyo nkatange ndagira ngo shiraho iryo jwi none se Theo jya wigeze ubona ushaka kwirengagiza ko ibyo bintu bitavuzwe kugitangazamakuru umunyamakuru kandi ubizi wo bireba none si inkuru zikura he si ukubaza ibyo wabonye shiraho iryo jwi yego Innocent ijwi nari ewe n'amagambo yakoresheje avuga ko ngo mu Rwanda ngo nta terambere rihari urebye amagambo yakoresheje ntago ari ubwa mbere yakoresha ngira ngo mu mezi nk'atatu ashize yigeze kugarukaho cyane n'ubundi
avuga ku bijyanye ngo n'ubutaka ngo buri muri Congo ari intambara ya M23 hari amagambo akomeye atari meza yavuze ndumva byibuka neza. So icya mbere nakubwira ni umugabo nzi ntabwo ndamubona amaso ku maso ariko amakuru y'ibanze ye ndayafite icyo nabate amakuru y'ubutasiye atuye Kibagabaga. Impamvu ngari yanatuye abantu babyumve neza ni ukugira ngo nsobanure icyo nshaka kuvuga neza. Atuye Kibagabaga ni imwe mu makaritsiye akomeye muri Kigali urabizi. Harimo imihanda ya kaburimbo, nta muhanda w'igitaka Kibagabaga. Harimo amazi, harimo amatara ku mihanda. Ubwo mbere yaho ngaho kugira ngo n'abamwumva bumve ngo rusa ari muntu ki mbere yo kongera kuzo ashaka kuvuga. Atuye ahantu hari iterambere rikomeye cyane. Ubundi kari wowe uhari wakombereje washakaga kuvuga iki? So icyo nandi kukubwira ni iki rero. Ndaje ndabibashakira. Yego. Hanyuma rero twega twanarije ibyo yavuze avuga ko mu Rwanda nta terambere rihari. Avuga ko nizo stade nubwo zubakwa yageranyije stade Amahoro rero yubatswe Abanyarwanda bayikeneye. Ko nta kintu na kimwe imariye abaturage b'u Rwanda. Arangije bagereranya n'abaturage b'u Burundi. Icyo kiganiro kirahari. Nge nicyo nasesenguye. Mu kubisesengura urumva icyambere cyo yabanje kuvuga ko Kongo nta butaka bw'u Rwanda yatwaye nibyo navuze ngo mu kiganiro cyashize cy'ubushize. Arongera agarutse bwa kabiri aragaruka yisubiraho. Nyuma yaho aragaruka navuga ko u Rwanda nta terambere rihari. Urabyumva neza? Ubwo ntazisubiraho zubwo. Ubwo niyisubiraho nyine umuvugizi azaba mutaye mu nama. Umuvugizi ubwo zamuteje ibibazo. Iki kiganiro cyamaze n'iminsi. Yego. Ndabona kimaze harenga ibyumweru 2 weeks. Icyo kibazo n'iminsi ngira ngo Theo yakibonye ejo mu gitondo. Uko bigaragara yakibonye kivuye kuri TikTok ngira ngo. Ubagena nibereye mu rugo mbona umuntu anyoreje link. Ati ibi bintu wabibonye? Ntoya? Ntabwo nabibonye. Ati noneho ati icyo ukora ati kireba ubundi uraza kumbwira. Yego. Ndakireba. Ndamuhamagara navuga nti rero ngewe iki kiganiro ndakirebye ntariko ibintu afukizemo 90% ni ikiganiro nakoreye kuri channel ye. Nta kintu gishyashya aje kubwira Abanyarwanda. Nta kintu kidasanzwe azanye nta bucukumbuzi yakoze. Yego. Kuko iki ni ibiganiro nakoranye nawe. Ahubwo icyo mbona mu jewe nka Innocent ni umujinya yagize ko yako rusa ni umusesenguzi kuri channel ye. Niwe meni analyst navuga agira. Bakorana ibiganiro byinshi cyane. Niburiya nicyo kize gute? Nukurwanaho umuntu wese. Kurwana ku muntu we. Cyangwa nicyo yavugaga kirumvikana. Samu. Katoze twumva icyo Theo yavuze. Aye nari nyigezeho. Nabarukiyezeho. Aha ngaha avuga ngo gusuje kandi we kazokomeje gukurikira Theo no gusuje. Kuko oye nuko ariko nayiwoye kiganiro dukangira ngo muri iyi minsi impinduka zirimo nuko bagiye kuvuga mu buryo avuga ngo iyo abanza akavuga se aha kumbwira abantu ibyandakaje mbere ko bira abantu byamurakaje babishyira kakabido kagace gatwa kabido banyoherereje mu gitondo. Okay. Noneho abantu nabo ni kabarakaza mubanze mumverezo yanjye yo kurakara noneho twinjire mu mizi y'ikiganiro. Dr. Rusa ari muri ba bantu basenya igihugu bamwe tuziranye tubasubiremo se. Dr. Rusa afite imitekerereze nk'iya Kantano. Dr. Rusa afite imitekerereze nk'iya Bagosora. Dr. Rusa afite imitekerereze nk'iya Pauline Nyamasuko, nk'iya Kambanda n'abandi nkawe. Nk'imitekerereze ahubwo abantu bazanagenzura neza uretse uburwayi bwagiye mu bwonko bukamwica bazanarebe neza niba indwara arwaye idafitanye isano n'indwara ya Padiri Nahimana cyangwa indwara ya Fortunatus. Abanyarwanda tugomba kujya twihangana kuko twagushishya none umuryango utagira ibigoryi nyine twabibyaye. Harimo Padiri Nahimana, harimo Fortunatus, harimo abo ba Rusa n'abandi. Umuryango wabyaye ibigoryi tubacye uko bari. Ubuse ntitugiye gutangira ikiganiro n'abandi nabo bamaze kumva. Kaya ngo ntabwo uragera aho Theo akotinga uyu mugabo. Avuga ngo mbere yuko ukotinga Nyirambasubuko n'Abagosora na runaka Utarasa nta kintu cy'imvano bisizira. Uburyo n'amaraso kubindose agiye kutubwira byose yakoze. Byose yayikoze imaramba. Kukwezi imaramba. Uracyo yakora abatutsi yaramugizeho ingaruka zikomeye cyane. Mu gihe Innocent
jenoside yakorewe abatutsi yatumye ahunga kuko se yayikoze imaraba. ako kantu urakumvise umva Dr. Rusa arasanga jenoside yakorewe abatutsi yaramugizeho ingaruka zikomeye cyane. Dr. Rusa jenoside yamugizeho ingaruka zikomeye cyane sibyo Mu gihe Innocent yabaga mu Rwanda se jenoside yakorewe abatutsi yatumye ahunga kuko se yayikoze imaraba. urakumvise mu gihe Innocent jenoside abantu bakumvise ko nabyo gasuremo ngo yamugizeho ingaruka zigize Dr. gute Rusa arasanga jenoside yakorewe abatutsi yaramugizeho ingaruka zikomeye cyane. Mu gihe Innocent jenoside yakorewe abatutsi yatumye ahunga kuko se yayikoze imaraba. yatumye ahunga kuko se yayikoze imaraba. ise wa Innocent yakoze jenoside yakorewe abatutsi imaraba ahitwa Isimbi muri komine mu cyahoze ari komine Maraba. Ibi ni ibintu ubwe yemerera. None njye nibajije ako Innocent ahindutse abaye ati Innocent twaraganiriye ku kwezi TV mu bihe byashize. Yego. Asobanura uburyo yahungiye muri Congo, uburyo yahungiye muri Zambia, asobanura ubuzima bwaho n'ibindi bitandukanye. Ikiganiro tumaze kugisohora abantu bari bamuzi bati turubajwe no kubona uza kuri kamera. Atari bazo twifuza kuzasubiza. Uburyo so Habineza yakoze jenoside ahitwa Isimbi mu cyahoze ari komine Maraba. Uzi ko yansubije? Yego. Icyambere cyarabyemera. Yego. Akanemera ko ahumuka ava muri Zambia. Mbere na mbere cyatumye ahungira muri Zambia. We na se yaguye muri Zambia. Nuko se yari burugumestre. Nuko se yakoze jenoside. ngaya ngo none se reka duhere tutajya kure cyane aha honorable Bamporiki Edouard aje mateze buretse nyine turimo turagenda dutanga ingero Yego. si ingero dutanga se Yego. yaravuze ati data nawe ngira ngo yemeye ko se yakoze jenoside uwo yatabyemereza ntayifungiwe urabyumva neza none se azaga kotinga umuntu uvuze nabi igihugu Tewe yavuga ngo wari kubanza ukavuga so mbere yuko ujya kuvuga ba Nyiramasuko na babagosora icyo ni ikibazo kuko urumva niba uyarimwe arakotinga asesengura ibyo Rusa yavuze kuki Tewe ashaka gukubitisha ibyo uyu yavuze uyu yemera kose yakoze yari burugumesire wa komine urabyumva arabyemera uyu nguyu Tewe se we ko wese atarokotse jenoside se wiwe nawe natubwira byose yakoze muri jenoside birahari ibiki natubwira ubutwari yakoze hari abarinzi b'igihango hari abaki uyu yemeye byose yakoze wabyumvise neza uyu arabyemera ari proud yo kwemera ibyose yakoze aleshemdi aha none se Tewe arashaka gufunga umunwa Innocent kugira ngo adakubita ibigarasha wabyumvise Innocent twibwire byita kugira ngo funga kimwe nuko gufunga umunwa kugira ngo utavuga none se wowe icyo utumva ni igiki kuba Innocent mu kamera wenda muri mikoro wenda mwibaza kuba umuntu ari kurwanya warwanyije igihugu kandi nyakubahwa perezida wa Repubulika atubwira ati mujye mubasubiza none se buretse gatoya aragereranya u Rwanda n'u Burundi ubu dutunzwe ni reka maze Tewo aragereranya usageranyije u Rwanda n'u Burundi dutunzwe n'imicece y'u Burundi oya ariko ngakanyamuneza kadushizemo mikoro ntabwo ziri muri kumwumva indagara tubayeho tutarya indagara oya kwanza turanazifite dufite barabiducyuriye ariko nyine dufite Kivu dufite Muhazi urwaye rwanya bisiga turugabana n'u Burundi bafite igipande natwe dufite igipande dufite n'inzuzi nyinshi zitandukanye hano zibyara amafi zizana amafi hanyuma rero iyo umuntu agereranya ngo u Rwanda n'u Burundi iyo stade abivuga ibya stade sinabyumvise ariko se Innocent ibya stade yarabivuze kandi nakubwiye ko nabyumvise jewe ikiganiro sura kitubonera ndakitagishaka hanga ugishaka mu gihe nkivuga udushakiye ikiganiro mu gihe nkivuga rero icyo tuvuga Sam utungire ndimo ndibaza aha niho haturuka akabazo ko kuvuga ngo ese niba dufite yego turi mu Rwanda ubwo niba data barakoze jenoside twebwe nitujya gusubiza ibigarasha cyangwa nitujya kunenga abafite ingengabitekerezo ya jenoside bizadupfuka umunwa kuko ayo mateka azaba gatozi kuri twebwe cyangwa ni gatozi ku bayikoze utagiye kure mu gihe Dr. Rusa yavugaga ku bijyanye na Kongo n'u Rwanda avuga ko u Rwanda
nta butaka bwatakaje muri Kongo. Uwitwa Munyakazi Sadate sinzi ibintu yagize Theo Ukwezi nawe wagiye guhostinga Rusa aravuga ngo Sadate yaranutse. Sadate ngo Sadate yatutse Rusa kuko Sadate yaramubwiye ati niba waba uri umunyarwanda ute waba uri umusesenguzi w'umudokiteri ute utazi ko Kongo yatwaye ubutaka bw'u Rwanda abayigiza nkana cyangwa yabaza bita kwigiza nkana. Rero Theo ni umwana nibwira ko Theo nanjye ndamurusha imyaka ariko mu busesenguzi mu mashuri biga amateka y'igihugu. ariko Theo yize history arayizi hize amateka arayazi. arayazi. None se ni gute Theo yakoresha ikiganiro Rusa akavuga yuko Kongo itatwaye ubutaka bw'u Rwanda akabishyigikira akaporodinga icyo kiganiro isi yose ikacyumva, nyuma yaho Rusa akagaruka agasabira imbabazi ku yindi cano avuga ngo nibeshye ngo nasanze Kongo yaratwaye ubutaka bw'u Rwanda ngo na za Uganda za Gisoro burya ngo na za Masaka ukagenda ukagera hanaha hari mu Rwanda. Ntagaruke kuri ya yindi ye ngaba ari habikosorera wapi wabyumvise neza. Bivuze iki rero? Bivuze ngo biramutse bitwarwa gutya social media hari bamwe bayifitemo inyungu bazayigiramo inyungu bitewe n'ibihembo bayikuramo. Hari ibihembo tuhabwa na YouTube turahembwa ku kwezi iyo twabonye za views izo kuko dukorera amafaranga, ariko hari n'abandi bashobora guca inyuma mu gikari bagahabwa amafaranga imishahara tuba tutazi. wabibonye dushyiriraho twumve aho Dr. Rusa bivuze. Zamura kavorime niba hawo mwihangane gatoya ndabona yaragikoreye kuri ntuza kuri Ukweli. Koko erega ibi bintu byateranyije inshuti nabonaga ariza akadasohoka. Theo na Innocent nabonaga bibereye mu munyenga w'uburyohe bwa YouTube, ariko mukandi kubona umwe ari gukubita umuripu kundi. Mwebwe muri iterambere ifu kugaburira umuturage, iterambere ritabwiye ku muturage ntariba ririho. Pastor yumvire ntabwo bavuga ngo ibihugu byo muri Afurika bitana mu iterambere ntabwo ari byinshi, ntacyo wabona kereka ibihugu na Botswana byo muri Maurice ibyo kuruti biteye imbere kubera icyo umuturage abaye cyane. Ndetse n'umuturage nuba umwana wa Botswana umunyeshuri wa Botswana afite busi y'amadolari 1000 atishyura, umuturage wa Botswana atishyura kwa muganga ari nk'umurimiye karibi bateye imbere. Umuturage wa Botswana afite $20,000 ku mwaka ya PIB, wamujyanye n'uwa Brazil ni 15,000, wamujyanye n'uwa Algeria ni 12,000. Tukumva rero iterambere ni ufashe ni ari ikibuga cy'indege. Hari abatekereza ko iterambere ari imihanda, ntabwo naho bihuriye rwose. Ntabwo bavuga ngo ufite gutera imbere iyo mihanda harimo abadashobora no kwicamo, nta modoka bafite, nta n'inkweto bafite, ufite abana barya nabi bari bwaki, ntabwo bari bavuga ngo utera imbere. Nk'uburundi iyo turebye keretse ntabwo turi inyuma yabwo. Burundi ngewe n'urundi ngewe ngenda n'imodoka, ikibaturage ni kimwe, abaturage ni bamwe, abaturage ni bamwe, naho babona amaveriti nk'ayo dufite, ariko iryo si iterambere. Banza ubyumve ujye gutandukanya developema, kuko 90% niba ari abaturage, 10% bakaba bateye imbere bakize, nta terambere rihari. Nko muri Gabo hamwe presidentielle irakize cyane ariko abaturage barakennye. Nta terambere riba rihari. Ubu ni hose muri Afurika niko bimeze, na Centrafrique se. Rero icyo gihe biragoye gutera imbere igihe cyose ukiri mu maboko y'umukolonisateur, igihe cyose ukifata inkunga, kuko iyo nkunga iyo uyifite ntabwo uba ukiri umuntu ahubwo uri igitungwa. Inkunga ituma benshi. Yego wowe umva akantu Theo arimo kukubwira bwana Innocent. abantu bahitwa isimbi mu cyahoze ari komine Maraba.
mbimubajije ikiganiro ndaza kukikumvisha mbimubajije nawe arabyemera yemera yuko icyaha ari gatozi yuko n'imitungo yaje ngo urumva ngo naraje ngo nsangwa n'imitungo ya data ngo yaragurishijwe kugira ngo ishyirwe ibyo yasahuye muri jenoside ariko nyine ngo naze kwirwa mbikurikirana gukora ko ntari mfite gihamya ngo cyuko ngo yaba atarahise buri se ugomba kuri kugira gihamya cy'iki ko nawe ubwe w'ikiganiro yivugira yuko yizeye iby'inkiko gacaca ikindi rega ntabwo bahungiye muri Kongo no muri Zambia hari ikindi bahunga ko bahunze nyuma ya jenoside yego ko yari azi ko se yakoze jenoside n'ubundi n'ubwo yagarutse aha ndashakamo wenda nubwo ntarakageraho ahantu avuga ngo ari naho harimo ikibazo gikomeye cyane kuba waravuze ku mazina y'abandi bantu twumve hano aho avuga ko Sadati yamututse wakabonye okay zana aho atangira intore yatangira ngo Sadati yarantutse ibyo bapfaga nk'ibi bya Innocent agera kurikira amateka ya Dr. Rusa arasanga jenoside yakorewe abatutsi yaramugizeho ingaruka zikomeye cyane ntabwo wampaye aho biri neza bishake ubiterekeho ubundi numva umva Ratinosa arimo aravuga ngo urarinda gufata ingero za bakantano nabande bose bageranya na Dr. Rusa ko bafite imitekerereze imwe wafasha izaso wafasha bimara aho uramusubiza gute aho ndamusubiza yuko urugero ntanga n'ijye uruhitamo difference natanze kandi buriya uko biri kose amabara rutana n'abanyabyaha barutana uburemere ntabwo nzajya gutanga urugero kuri Bill Ladini ngo mugereranye na Sero Komanda w'inkeragutabara mugereranye n'umuntu uri hejuru so impamvu nazanye zirangiro rero nuko ari z'abanyarwanda benshi bazi kujya kuvuga data hari abanyarwanda benshi batazi n'izina batanamuzi batari kumva ibyo ndi kuvuga nagomba gukoresha amazina atuma ubutumwa bwumvikana neza kandi bukumvikana kuri we aravuga ko ari ugufata umuntu ufite doktora ukamushyira hasi ugakandagira ukamwita nk'aho ari umujenosideri nk'abandi wamubonye nk'umujenosideri ntabwo erega umuntu kuwitwa umujenosideri ahanini si uko aba yarisha abantu gusa n'ibikoresho bicishaga yego n'imitekerereze ubwayo kuko buriya jenoside ikubiyemo ibintu byinshi hari n'imitekerereze n'imyumvire so imyumvire y'abajenosideri imitekerereze y'abajenosideri ni imyumvire y'abagome kuba nakugereranya n'umujenosideri rero ni uko mbona ko imitekerereze n'imyumvire ari mu bugome icyo gihe waba utangiye gushinja umuntu icyaha erega jenoside ni icyaha gikomeye ni ikintu gikomeye ntabwo nigeze mvuga ngo yaricanye ariko ibyo ntabyo navuze umuntu winyumvisha nabivugiye ibyo ntabyo navuze ariko arumva wabashyize ku murongo umwe urumva ibyo ntabyo navuze ni ukuvuga ngo bari abagabo bayoboraga iki gihugu bari abayobozi b'igihugu ariko ibintu bakoze ntibyari byiza ibyo bakoreye abanyarwanda ibikorwa bibi rero n'umuntu wese wakora igikorwa kiwe mugereranya na wa wundi kuba utangiye gufata u Rwanda ukavuga uti Kongo nta butaka bw'u Rwanda yatwaye yego icyo ni igikorwa kibirega ubwo se uri kuvuga iki uri guteza umwuka mubi mu baturage nyakubahwa perezida wa repubulika n'abaminisitiri batandukanye mu bihe bitandukanye bagiye basobanura n'abandi basesenguzi bakomeye b'abanyabwenge bagiye basobanura amateka y'iki gihugu n'uko ubutaka bw'u Rwanda bwagiye bugenda ibyo ni ibintu twagiye twumva umunsi ku wundi Rusa akabyuka n'agaza agakerenginga ibyo babashakashatsi bose babayobozi bose bavuze gusa umuntu afite imitekerereze myiza none se uburyo bwiza ni uguhita umukubitaho ikimenyetso cyabihwanye ikimenyetso cyabihwanye kukubwira ngo Sam ufite imitekerereze nk'iya Kantana nakirukanye uri umunyamakuru Kantana ari umunyamakuru ukora kuri RTRM imitekerereze yari mibi kuko yakoreshaga radiyo abiba urwango yangisha abahutu abatutsi yimakaza jenoside n'ibindi cyane cyane nyuma y'ihanurwa ry'indege noneho yarasizoye rero urumva icyo ndi kukubwira ni ukuvuga ngo iyo mitekerereze mu ngo amusubije neza cyane ngo bararukase barukatiye he mu bihugu duturanye atangiye umwana wo kumusobanurira Kongo agiye kuvuga Tanzania na Masaka undi ahita amuca mu ijambo ngo nta Rwanda bakase ko habaye iki
ngo bishubije iwabo. hano umva uko Theo Uwo ni yagisubijeho icyo dogiteri. kintu sibyo amaze Erega Theo wimutindaho. umva nyine uko yagisubijeho amaze nta mwanya kubona wa Theo mfite jewe. umva nyine Kuko ibi ntabwo yabyumvise. oya umva uko Theo yagisubijeho ari biased mu buryo No. yakoze mu kiriya kiganiro cye. ariko umva ukuntu yagisubijeho amaze kubona ko na Yego, Dr. yego, Rusa yego, yisubiyeho yego. akabona ko wenda ashobora kuba yakoze amakosa Komeza. ibijyanye no kuvuga ko mu mateka ariko nyuma yaho yaranisegura aravuga ati nshobora kuba narabisomye nabi ko dogiteri ashobora kuba yarasomye nabi amateka y'u Rwanda dogiteri ko ntabwo ari imana Navuga ngo dogiteri ayimwambure mu rero ntabwo ikiganiro yagiranye na Yves Nkuye mu rugero asobanura ati byatumye ncukumbura byatumye nsoma mu mbabarire ariko mbwira ikintu kimwe warumvise Dr. Rusa afitemo ibintu by'ivangura rishingiye ku moko ntaryo byibuze aha Theo arimo arabaza uwo bakoranaga ikiganiro ati mbwira ikintu kimwe waba warumvise Dr. Rusa avuga ukumvamo ivangura ry'amoko haryo wumvise wowe kumugeranye nabo bose batandukanye Uwo ni twumvise Theo. bateye ubwoba icya mbere maze kumvisha ngira ngo pasiteri yatwumvishaga clip keza cyane aracyashaka n'utundi pasiteri n'umushakashatsi n'ahandi havuga ko u Rwanda ruzaba ubutayu bisobanura iki ikidaturwa nabyo ni izo etaje zose ubona ayiwe data ubutayu ariko bo ashobora ariko dogiteri yavuze gashyireho nako abantu bakumva nguki kugira ngo n'ubuhanuzi batazavuga ngo tuvuge ibyo tutazi n'ubuhanuzi se none se muhereze Sam gashyireho Sam gashyireho nako abantu bakumva oya na gutyo yagashyiraho nta kibazo zamura volume wowe igeze hejuru ime ya Samusanga rero nayo Samusanga nayo cyane cyane amayaga niyo azahera niyo azahera u Rwanda ruzaba ubutayu kamaze nkugire neza hanyuma amayaga u Rwanda ruzaba ubutayu cyane cyane amayaga niyo azahera niyo azahera ku mayaga hagi wacu iriya fumbire ubundi yica structure y'ubutaka kubera iya fumbire igaburira igiterwa ntabwo igaburira ubutaka nicyo gituma ubona idashobora kumara n'igihe kinini mu butaka kuko ari imvura irayitwara ari izuba rirayitwara itandukanye n'ifumbire y'imborera ifumbire y'imborera u Rwanda ruzaba ubutayu hanyuma hari hashobora kuba se wenda avuga ati bitewe n'uko ndi kubona wenda hatitabwaho ayo masura arahatwara wenda wowe ukaba wamusubiza umwereka n'imishinga ishobora kuba igaragaza ko u Rwanda rutazaba ubutayu bihereye mu mayaga babwira ngo n'u Rwanda bararukase sibyo nibyo bararukase ko tubyigisha oya namwe nimumbwire bararukase namwe kamwe murane directeur bararukase bakase hashyira he ashyira Kongo n'ashyira ku bihugu tugiye duturanye nka Kongo bafiteho nta Rwanda bakase hariya muri Kongo hariya iriya este ya Kongo Rwabugiri yayifashe mu 1980 na ayomeka ku Rwanda yasubiye iwabo i Bugande igitero cy'imigogo n'umukizi Rwabugiri yagiye atera Uganda agira Masaka hasubiye iwabo nta Rwanda bakase ababirigi murababeshyera nta Rwanda bakase Dr. ko ariko twigishwa cyane ariko nimugomba kumva ibyo mwigishijwe yeze sinigishijwe Rwabugiri yaraharwaniye arahafata yafashe ahandi hatari iwabo wometse igihugu nka kuriya Sadamu yafashe Kuwait ni ukuvuga ngo Rwabugiri yabikoreraga abanyarwanda rero mu gihe ariko aba arwambura bene igihugu uzi ko nta n'imyaka 30 bamaze ntabwo rero wafata igihugu cy'abandi ngo bagisubize bavuga ngo batwaye igihugu cyawe kuko nabo batwaye icy'abandi bajya bababwira ngo n'u Rwanda bararukase sibyo nibyo bararukase kwakanye pasiteri ngo ashobora kuba wenda avuga ati ba Rwabugiri n'abandi baguye igihugu bagendaga batwara uduce tw'abandi
ariko nyuma yaje gusobanura neza yuko yasomye amateka agasanga koko abakase ubutaka bw'u Rwanda barabutwaye. kandi ari dogiteri avuze ati nanjye narigishije. yarigishijwe yigishije amateka Ikibabajwe ngo nuko wenda niko batwigishije. Yego. ngo nanjye narigishije. ubwo ikibaje nuko abana batanya ako kantu. Mbwira impamvu. None se umwana batanya ako kantu yagiye mu nama agatanya ku Rwanda batarukase agatanya bari gushyamirana na mwarimu za Masaka asubiye iwabo muri Kongo hakuryo za Masisi za Rucuro za Minembwe za Kizabukavu hasubiye iwabo. Ugize uti iyo virusi yarayijyanye mu yandi magambo rusaroza urwo rubyiruko. Oya nanone uramusubiriye araho bitandukanye se urumva ataraboretse. icyo wigishijwe isomo wigishijwe mu ishuri na mwarimu ko mwarimu niwe ugufiteho ububasha icyo akubwiye nicyo ufata. Umwana rero iyo wakuvuga icyo mama na papa bavuga ngo mama papa nicyo afata. Rero tawukuza aba nk'umuvugizi wa Dr. Rusa ni byiza naze mu buryo bwiza ariko ntabwo yakabaye yaravuze Kantano ngavuge Paul na Nyiramasubuko Paulina avuge babagosora noneho ngazavuge ngo kuki utahereye kuri so ugahera kuri babagosora none se bagosora ni se wabo watewe Paul na Nyiramasubuko ni nyina wabo watewe ntuze runaka ni se wabo watewe ni murumuna watewe ni mukuru watewe ni mwene wabo natewe ni nyarube watewe. None se wumvise te wari kurengera barabagabo arabarengera ucavuga se ngo yakaba yahera kuri se uyu yahereye kuri se yarabyemeye kandi nabyemere kuri channel ye no kuri channel yarabyemeye ariko Isimbi TV yavuze amateka. Nuvuga kuri ndi zina rarakara wabyumvise neza ararakazwa n'iki nibyo bigarasha bamwe barapfuye abandi baracyariho ngire ngo simbizi ararakazwa n'iki kubera icyo adasubiza ibimureba arasubiza Rusa ko tewatiza ayo mateka nako yarayize ariko tewe yakabaye yakaba yarabajije Rusa kavuga atari ko Dr. Rusa mu mateka nize mu ishuri haba muri kaminuza cyangwa n'ahandi batubwiye yuko Kongo za Rucuro za Masisi za hehe hari mu Rwanda kugera za Warikare ababirigi baza kwakata bahajyana muri Kongo twabwiwe yuko aha mu Bugande hari mu Rwanda ababirigi barahiba bahajyana i Bugande twabwiye ko mu Kirundo mu Burundi hari mu Rwanda baza kuhiba bahatwara mu Burundi. Wowe nka Dr. Rusa ibi bintu niko bimeze nka dogiteri cyangwa sibyo kwatamubajije ibyo araza guhakanya uyu ngo mbere yuko avuga Nyiramasubuko mbere yuko avuga bagosora mbere ngo nabaza avuge se ubundi ikindi yewe ndajya kuvuga data namuvugiye kuri channel ye ibintu byose ndabisobanura nawe arabyumva yicayaho arajya muvuga iki kintu se kandi narabivuze ahubwo nawe azaze atubwire se nkuko rabivuze atubwira ati nanjye data n'uyu wimbuya wenda nanjye azazi nawe abivuge kuko urumva jewe mu buryo bwo kubaka muri ndi umunyarwanda wenda sari nk'umurinzi w'igihango sari nk'umurinzi w'igihango yarakoze ibintu byiza ntacyo bitwaye nabyo akabivuga. Se wantuze harya Moses we ntiyatubwira ngo se n'umurinzi w'igihango se akaba yarabihakanye Moses turahirwa undi motion ubwoba se no kuru yaravuze ngo se ngo yari umurinzi w'igihango pastor ijya mwihamagare ku murongo wa telefone arambwira ati ntabwo nigeze mbawe dore n'isahira byase urumva arabwira ati ntabwo nigeze mbawe rero icyo pastor dore nkwereke aba bantu iyo umuntu avuze ku muntu wenda nk'uwo warwanyije igihugu ugasanga comment zibaye 800 izibigarasha nicyo yashakaga ariko ndibuka wenda pastor ajya byibuka mu gihe cyashize abantu bakurikira social media umuntu witwa Beka Byansi Ramuza Samuel Byansi Beka Byansi aba mu kiye gihugu ntabwo nibuka neza akora iki ubu ngubu ariko hari parapara zazamutse na Tewozi muzaho ndabyibuka uretse gato akora iki ubu ngubu ubu nabonye ariga ari umuntu ngo usohora ibiganiro ngo ukore ibiganiro birwanya leta y'u Rwanda hano mu Rwanda bamushinja gukorana nande cyangwa izo parapara zamuhuje nande mu Rwanda yari inshuti ya Theo Ukwezi TV ku buryo ngo hari na message zigeze zisohoka zivuga ngo Theo yamusabye amafaranga urabyumva neza ndabyibuka neza kandi iyo ngeso yo gusaba amafaranga Theo muhamagaye no mu kiganiro nsa nk'ugira ngo muvugire anyiyemera hanyiryaho cyane bose uko bampamagara ariko birabatari yo masindi uri kugendana
uzanyemo ikibazo cy'amafaranga. Uranyumva neza? Hari indi kesi nakubonyemo ku rukiko Kicukiro. Eh, Yari kesi y'amafaranga nimba yari ruswa nimba yari iki. kuri Theo se Oui. igihe yari afunzwe Iyo se kesi ko wayikurikiye wahita usubiye Nazizera nayo. Mabure se Urumva Nzizera Mabure yaseriye ko abantu bose Biriya- byarangiye biriya babonyeho bintu ko ari byari Nzizera muri ashaka rusange. kumufungisha. Nzizera Mabure ngo yari yamwijeje ko bazagirana kontara yo kujya yamamaza bimwe mu bibanza byiwe noneho ngo aragenda aramubwira ngo ngwino utore amafaranga wasabye noneho ngo birangira amuhaye byitwa ko yihesheje ikintu cy'undi akoresheje uburiganya amusaba mu bijyanye mu bintu bijyanye ngo na ruswa ibintu nk'ibyo rero Theo mu by'ukuri Theo abantu benshi bagerageza kuba bamuba hafi ariko ntashaka kubana n'abantu wowe urumva ariko hari abantu baba YouTube badashaka ko abandi bazamura umutwe badashaka ko abantu bazamuka hejuru ariko umunyarwanda yabyaye umwana mwita nzababanaho Reka tujye ku kindi kibazo kiryoshye Theo ashaka mu kiganiro numvise yashatse kuzibarizamo ngo uzagende kuri kamera mu biganireho akwibariza iki kibazo. Ngiye kuzamura akavorime ucyumve neza bwana Innocent. mbwire avuye muri Zambia n'ibindi bintu yahoze akora muri Minubo abo niba baramwirukanye cyangwa yarasezeye bivuga kwinshi ariko ubanza yivugira yuko yasezeye which is good sibyo niba yarasezeye uyu munsi arakandi kaza afite uretse kuko nyuma yahasezeye niba ari kuvuga ibintu nk'ibi ngibi wanibaza ngo ibintu kumara iki ezubundi waraseze cye warirukanwa ngo yamariye iki yavuze ngo bimu yamariye iki ari no gupfobya urwego rwa leta. nguki oya nsubiza neza yavuze ngo bimu yamariye iki ubu se abona uko nsukuku iyo ntakora hari ambasa gutya yavuze ngo uzaze kuri kamera gucarenginge ngo uri umukire ngo wigejeje kuki none se birimo hano muri iki kiganiro nuko nari misimbutse ngaho ujya guhabwa akazi muri ibintu bumwe waciye ukwezi kwa gusabiye akazi ni Theo se wese watatakoze Ravira iki mu ibintu umwe kari kubona watakaje indangagaciro zayo we ko atahakoze oya watarakoze ubwo nuko atahabonye akazi ibintu byose nkora mbyamamaze se none se niba mfite ikibanza cyangwa mfite imodoka runaka cyangwa mfite ikintu runaka nze kuri kamera nirate mbivuge ngo niteje imbere kuri ibi nibi kibazo minumwe yakumara iki kubitekereza kumvana minumwe isoko yari burugumestre nubwo yenda yabaye muri leta itari nziza se wate wowe yabaye iki muri icyo gihe we yakoraga iki se wate yaragiraga ingurube reke byabasa tuyetse afite ikibazo cyo kumenya warirukanywe ntiwanirukanywe yewe hano navuze ngo mbere yuko avuga abo bose nabaza mvugese wese we yakoraga iki icyo ngicyo mvuza cya minumwe ifite abayobozi ifite ministry ifite PS sibyo ifite abayobozi batandukanye bashinzwe abakozi nimba ashaka kumenya stati yanjye cyangwa ashaka no kumenya stati yanjye bwite azagenda babaze kugira ngo kuko jya ninyivuga ndi bwitake atazabona nabeshye nawe ndaguha nimero uhamagare uhamagare kugira ngo uce amatiku ujya n'imivugo wagira ngo ndi kwihagararaho yego urumva icyo ni icya mbere icyo ni icya wawe kugira ngo uhamagare amafoto y'uburyo ibimenyetso ntabwo jambo yari ufite ibimenyetso byawe urumva so ibyo ngibyo yazanye hariya kuri kamera yego jye sinkora muri mirimo narasezeye n'amaretere minisitiri yanyandikiye ndayifite hano ko wasezeye ko nasezeye namusezeye icyo kintu arashaka ukimenya ngo niba warasezeye which is good ikintu cyaba ari cyiza ariko se nyuma yo kuvayo mirumwe yakumariye iki reba hano ngiye mfite iretere hano reka nyikwereke iyi ni iretere nanditse sezera iyi ni iretere yansubije minisitiri anyemerera gusezerana nisomere pastor winsomere utabigoreka so rero ngewe ntabwo bari kunyurwa sobanza iki nuko nagiye mu zindi nshingano kandi Theo atagomba kumenya atabasha gukora oya arimo aravuga ngo usibye kuba muhurira hano ikindi kintu ukora ni iki kiri kintu nkora ashinzwe kumenya ibyo nkora se erega ashobora kuba kemanga avuga ko wenda hashobora wetse wumve ntabivuga nabi wetse wumve ntabivuga ko mba nakurikiye Samura ndaje ndayisoma ko nubundi kwa Sikovia niwe wari ushinzwe gusima ibuso kwa Mutesi umva kakanu avuye muri Zambia n'ibindi bintu boza akora muri Minubo aka twakarenze ana mu nyambaye costume Rwanda wenda n'ibihugu hari ibihugu bitigenga agaragaza ko utari panafrica inosawubwe ana mu nyambaye costume hari gihe hano umuntu yambara gusa kugira ngo nibwo bushobozi bwe
muzibeshye bantu murebe ibiganiro byacu ntawe uko nambaye gutya aribwo bushobozi bwanjye nshaka kuba agapira nagatiye cyangwa se ndafite kositime sigatira n'imyenda yambaye neza yanigirije naze hano duhuriye muri Kabarenge mu challenging mubaze ko we mu bantu bateye imbere arimo urimo aha avuze ngo naje kuri kamera yambaye costume wari wabona Theo n'umunsi n'umwe yambaye costume kuri kamera buriya bupira bwo muri Caguwa yambara bugura igihumbi nibwo yaza kuvuga ngo uratiye ntuze umupira bambaye ubona akora ibiganiro bitanu mu gapira kamwe azabanza gura ishati nawe imwe tumenye ko yateye imbere mu banyarwanda bateye imbere suri arimo ariko reka nkubwire cano imwe afite uretse gatoya Theo ubwo yari afunzwe yatanze ingwate y'inzu ya miliyoni 50 azingahe ku Ruyenzi hari yarafunzwe 37 gutyo yarafunzwe aziriki hari wari wamubeshye wari wamubeshye kuko urukiko rwaje kumumwamururaho waramutse afunzwe inosiyo ngwate yayibona ushobora no kubona irenziye wenda nawe mwamenye ko yifite ko wamufunze ahubwo se wamubaza ngo yayikuye he wamenya arayikuye ni umunyamakuru igihe kirekire ubwire uza kudusomera niyo baruwa samba ibaruwa yo nayibonye ikigaragaza umva aka kantu nagiye Zambia agenda umwana muto tuhunze navuye hano tujya muri Zaire ndi umwana muto tuva Zaire tujya Zambia nageze Zambia njya kwiga muri primaire mu wa gatanu nageze Zambia ntangira kwiga muri primaire mu wa gatanu umwana wiga muri primaire mu wa gatanu yamenya kujya kugambanira abantu atazi naho batuye nicyo navuze kiriya gihugu gifite imihanda za autoroute nini cyane erega nagiye mbona muri iki kiganiro bavuga bati Inosa n'umugambanyi niki Inosa kugeza naho ubwo ari ushobora kuba warisobanuraga ku kibazo kijyanye n'uko wakemangwagamo uri iyo za Zambia babwita maneko Zambia maneko wa Zambia ikintu ukuri guhari nukuwe inshuro zirenga igihumbi yisubeza ku marembo turi ntabwo twakimenye icyo kibazo burya kuba maneko nta kindi bisaba usohoka ubundi suri maneko wabaye proud ya nta n'umunyarwanda utari kandi mbaye ndi maneko naraneka kugira ngo ikibazo cyuko maneko yamenyekanye ba yapfuye kuki ntapfuye se so icyo cy'umaneko no gukeka maneko ntabwo wamenye ari we kuvuga ngo nusa ni maneko ushobora no gusanga pastor ari we maneko urabyumva neza nanjye arukuru njye so ibyumaneko byo birangora kubisubiza pe bikuye ku mutima wanjye kuko nzi neza ko ibyo ntabyo nakoze kuko sininde ngakora sinimba kuri payroll ya NIS ariko se Inosa ugeze ahantu ugasanga umuntu agambanira igihugu nagutanga cyangwa watanga raporo mbashije gusa kwandika message utandeba nagutanga ntabwo watanga igihugu nkureke nanjye nabikora nahita ngutanga n'abantu babyumve niyo mpamvu ugize kuri Dr. utashyizemo niyo mpamvu ntagizemo imiyaga niyo mpamvu ubona na Theo nawe ibi yakoze yaciye intarumurizo igenda ndagirana wamuvugiye abantu se cyangwa wamukoreye ku bantu navuze umuntu waseje igihugu uriya nawe ashyigikiye ahubwo nawe mu mwitondero ushobora gusanga nawe afite ibigarasha kurana nabyo ndagirana reka dusoreza ikiganiro ndumva cyaba kirekire buriya nureba kiriya kiganiro Theo yakoze buriya avuga ati kuki wavuze kuri Nyiramasubuko Paulina ukavuga kuri Bagosora ukavuga kuri runaka na bande yande kuki utavuze kuri so buriya bashimye kiriya kiganiro nibo benshi bibigarasha buriya hari imvuga abantu bakoresha muri social media ibigarasha bikagenda bigakatamo akantu gatoya bikagatwara kandi nyamara ikiganiro cyose yenda hari uko umuntu yagitangiye yagishoje hagati yashyiramo akantu kagondetse karugondi ihene ako ngako akira telefone yawe ubwo nayibonye kamabaruwa nayibonye wandikiye ministeri niyo ministiri yagusubije yuko ititre yawe wenda abantu ntababwiye yanditseho Republique du Rwanda Ministeri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano n'umuntu y'igihugu ku itariki 25 z'ukwezi kwa 4 2025 mu kwa kane ejo bundi Habumugisha Inosa email yabashyiraho telefone yawe Kigali bwana Habumugisha impamvu kwemererwa gusezera ku kazi shingiye maze kubona nkwandikiye nkumenyesha ubwo ngize ku gika cya gatatu ko guhera ku itariki 30 z'ukwezi kwa 4 2025 wemerewe gusezera ku kazi mu mwanya wari urimo muri Ministeri y'Ubumwe umwanya nguvuga nta kibazo usabwe kwihutira gukorana ihererekanya bubasha n'umuyobozi
wawe ariwe kanaka no gutanga ibikoresho byose by'akazi wakoreshaga. Ugira amahoro. Digital signed by Ministry Dr. Bizimana Jean Damascene. Bimenyeshwa Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo, umunyamabanga wa Leta, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Abakozi ba Leta. Ibaruwa irangirira ubwo wenda ukurara kumenye ntacyo, sibyo? ngo havugwa byinshi ari n'umunyamatiku, ariko ushobora kuba warabonye hari byinshi byakugenda hejuru ugahitamo gusezera. Ntabwo yambajije, nta kintu yambajije Theo, nta byinshi yakubajije. Nta kintu yambajije, ni nanjye wanabibwiriye yewe kugira ngo byumve neza. Nuko wasezeye? Yego, ni igihe twabiganiriye. So kuvuga ngo havugwa byinshi, nyiri ubwite namwibwiriye ikintu arajya kumva abandi kubera iki? Ayo ni amatiku, ni ikikwereka ko umuntu ari umunyamatiku. Reka iyi shapitire ya Theo tuyipfundikire. Ibi bintu ko mbona na RIB izabyinjiramo, uravuga kuri dogiteri na RIB izazamo? Nta kibazo, ndahari na RIB irahari. Nguki nimba utanabizi jewe noneho ko iki kiganiro Theo yakoze nanamureze. Umurega he? Muri RIB natanze ikirego nacyo ndagifite hano. Ndagirana cyakiriwe kitakirwa se umunyarwanda utagira ikirego cye. Ubwo zuramushinja iki? Ibyo ngibyo uzabimenya. Waya ni turi kumwe ze? Ibyo uzabimenya. Yewe iyo nitegereje Pastor urabona mushinja ndasanga Theo atahaye ishingiro ry'ibikorwa nyiramasubuko yakoze, atarabihaye agaciro. Ibyo Bagosora yakoze ndabona Theo asa n'uwabishimye, ibyo runaka yakoze ndabona asa n'uwabishimye, kuko yavuze ngo mbere y'uko uvugabo kuki utabanje kuvuga ibyose yakoze. None si byose yakoze ko yabivugiye iwe, ko yabivugiye ku isimbi, kuki adaha agaciro n'ishingiro ry'ibikorwa bibi abo ba nyir'amasubuko bantuze Bagosora bande yande abo bose, kuki atavuze ati nibyo koko wavuze kuri Bagosora, uvuga nyir'amasubuko, uvuga naba na so wawe dushima ko wanamuvuze, ariko se Rusa we kuki wamugeranyije n'abo bantu kubera iki? Meri no samikoro tubaza akabazo kanje Rusa nabo bose hubwo twe tukwibariza dutyo ntitukubaze ngo so ngwibiki. Theo nawe nushaka umubaza uti so yari responsable muri genocide, yari kose yari umushumba, oya urumva umushumba umukozi w'Imana, urumva yari umucuruzi, yari umuhinzi, yari wewe wavuze seve yaso. Nawe nimwa muri kumwe nawe uzabutubire kuri chano yawe nawe mubaze ngo papa wawe yakoraga iki cyo gihe. Yego. So icyo nakubwiraga, nakubwiye ngo umuntu utekereza ibintu bibi by'umwihariko nk'umuntu watekereje gutegura jenoside yakorewe Abatutsi akayishyira mu bikorwa, uwo muntu yari afite imitekerereze mibi cyane. Uyu munsi wa nonaha umuntu utekereza avuga ngo imihanda muvuga ngo mwateye imbere, hari abaturage batayigendamo batambaye n'inkweto banaburara. Izo stade muvuga ngo mwubatse, hari abaturage batazigeramo. Izo abaturage wese w'u Rwanda ngo ni ngombwa ngo abagera muri stade Amahoro? Nyine naho ushaka kubwira icyo gihe uwo muntu aba afite imitekerereze mibi. Namugereranyije n'abandi bafite imitekerereze mibi nk'abo ba Kantano na Bagosora. Yego Rusase, yego ni imitekerereze mibi na kompayi. Ntabwo navuze ngo ni umujenosideri, ntabwo navuze ngo ni umujenosideri. Njyewe na kompayi imitekerereze ye n'imitekerereze y'abariya bantu kuko yose ni mibi. Nicyo nagendeyeho. Okay. Mukanya umva pastor, mukanya hari akantu uvuze muravuga ngo isimbi dusimbuka ubundi mukabazo dusoza. Ikibazo reka isimbi kimbariza neza nako. Hari akantu uvuze Innocent wakoranye ikiganiro n'umunyamakuru umwe wo kuri Ukweli Time, ariko so cyabereye zicano cyabereyeho ngire ngo niba ari iwawe sinibuka. Uravuga ngo Munyengabe Murungi Sabe umuyobozi wa Isimbi TV ashobora kuba asiga akorana n'imitwe irwanya leta y'u Rwanda. Kwera iki kiri ari abagabo yavuze Sabe imitwe ukamushinja icyo kintu? Urakoze cyane. Kintu umenye nawe utoroshye. Urakoze cyane. Sabe ntago twari inshuti nuko yankoreje ikiganiro. Yaba ari Theo yankoresha ikiganiro ari unyihamagariye, ntabwo ari giye kumushaka, nagiye kubona arantevoye sinzi aho nimero yanjye. Yaba ari na Sabe no wanyihamagariye, ntabwo nubwo nari muzi. Yego. So ikiganiro ntabwo nagikoze kuri Ukweli wenda pastor, nagikoze kuri One Nation Radio. One Nation Radio. Yego, ni ijwi rya diaspora, radio ya diaspora. Banyoherereje Instagram. Yanditswe na Murungi Sabe kuri Instagram ye. Iyo Instagram ntayifite hafi ngo isome. Hariya sinaye guhaye kuri WhatsApp. Nje nigeze kwibona ko ntabwo nyifite ubwanjye simba kuri Instagram cyane. Mbaho ariko sinjya mbaho cyane. Reka nikurebere.
biri butinde ntabwo itinda ngiyi iri hano hafi dore ngiyi isome Amufashe kuyisoma. yego Like by iragira iti Murungi Sabe Imana mubona atari nziza we. Imana mubona atari nziza we. oya ni nziza Bwa mbere mu mateka yanjye nasabwe n'igihugu cy'igihangange ku isi ko nagira inama urubyiruko rwabo ku ikoreshwa rya interinete mu kuvuga no gusakaza inkuru nzima nyazo ku bihugu byacu. Iyi niyo pano ya mbere ngiyeho media expert what? media expert Media n'inzobere mu expert itangazamakuru mu myaka 15 maze mu itangazamakuru. Aragira ati muri iyi myaka yose nta na rimwe nahawe iwacu n'ahantu na hamwe natumiwe gutya ibihembo mfite cyangwa reconnaissance zo mfite nizo hanze kongeraho certificat ya Iva Buravan ya Iva Buravan recipe yahawe abanyamakuru bamufashije atwara iyo niya afite yo mu Rwanda gusa. Yego. Hanyuma akavuga ngo harya buriya za nkuru zihuza imiryango yaburanye n'ababo izagaburiye abashonje izavuje abarwayi batifite izatwigishije gukora Dr. Katabarwa pilot n'abandi benshi ntabwo zari zikwiye agakombe ka mironko nibura. ubu bamwe bagiye kuvuga ko nta kigenda muzihorere nta kashi zatwinjirizaga rata ntako mwisanzure aravuga ngo Imana iri ugeze dore ngaho hano hasi aha ngaha hasi ngo look 2025 Russians okay iyi ni indi ntuza ni iyi ngiyi hejuru yashyize mu cyongereza ni imwe aho se kugaragaza ko mu Rwanda ntacyo bamubona. Oya ashobora kuba arimo agaragaza we ni uburyo bwanyu bw'ibitekerezo kugaragaza ngo hari ibuye abubatsi birengagiza mu Rwanda dushobora kuba tutamuha agaciro ariko amahanga mubonamo ibuye ry'agaciro ngo the rejected stone ariko na Yesu yaravuze ngo nubwiriza ubutumwa ku gasozi kamwe ntigakwembere uzakave ujye ku kandi. Yagiye ku kandi kamuha agaciro yani magambo wabo ntibamuhaye agaciro ako nta n'umuhanuzi wemerwa iwabo baza wumve hari Isimbi TV yayishingiye mu Burusiya. Oya kubera iki cyo kiraza gute kubera iki Isimbi TV yayishingiye mu Bubiligi yayishingiye mu Buholandi yayishingiye mu Busuwisi yayishingiye mu Faransa yayishingiye Denmark yayishingiye ntabwo yayishingiye mu Rwanda. Yego yavuye iwabo mu karere ka Musanze niba ari Musanze niba ari burera ibintu nk'ibyo azi Kigali yize itangazamakuru mu Rwanda muri kaminuza zo mu Rwanda aranakora yakoze ku gihe yagize gutya ubumenyi n'ubuhanga n'ibitekerezo by'abanyarwanda byaramuzamuye byari bikwiriye ko agera mu Burusiya akihendura gutya. Yasabirije igikombe se ko ibi bintu byose yakoze nta n'agakombe na kamirongo mwamuhaye yasabirije igikombe. Icyo ni kirasobanuye naravuze nti se ubundi umuntu gwabwa igikombe ni ku gahato bazamuha igikombe cy'uko wavugishije Ndimbati bazamuha igikombe cy'uko yavuzanye umwana akavuga ngo Ndimbati amurasambye ku ngufu bazamuha igikombe cy'uko abantu bagiye kuri kamera bakarira se bazamuha igikombe cy'iki ibintu yakoze murabona yababwira uburyo bazamuha igikombe cy'uko yasangiye amafaranga yo gucuruza umugabo wa Pastor Mutesi Rusagara na Mutesi agasangira ibintu icyo ari cyo gikombe ashaka. Mutesi yariyize kuri kamera yiwe ya cano yiwe aravuga ngo ngiye nasaba icyo twapfuye twara abacuruzi yaracuruzaga mu nyungu ze mu gihe cyane no mu gihe cye twara abacuruzi. Umucuruzi arashaka guhabwa ibikombe by'intwaro none se wowe waranguye kandi wungutse urashaka kabo wacurujemo bongera bakaguha ibikombe tubwizanye ukuri hari n'ibindi muri gupfa tubwizanye ukuri Mutesi we yarivugiye pasiteri ati Sabe nta kindi twapfanaga
usibye ubucuruzi no ku rupfu rwa Rusagara wari inshuti wari fiyanse wa Mutesi Sabe yaracuruje ndagerana yaracuruje views Samu reka ngwire Samu ibyo yanditse se cyangwa ko yagiye muri cya gihugu gutanga inama ku rubyiruko Samu umwana yava mu rugo iwawe yagera mu rundi rugo rw'undi muntu akandika ibyo ubasha kureba akavuga ngo iminsi namazi wawe iwacu mu rugo iminsi namazi umwana wawe ageze ku ahandi ageze kwa Korode akandika ngo iminsi namazi wacu ntacyo bamariye ariko mwebwe murakimariye oya namubwira ntigusha wakana wicaje aho ngaho ubwo bumenyi uvuga utarabukuye iwanjye aho ngaho rero niho nahereye mvuga ngo Sabe mu mwitondere ashobora kuba nawe yagiye muri biriya bigarasha kubera ko nibyo bisebye igihugu nawe ntaho batari ngo nawe yagisebeje nicyo navuze jewe Mutesi Kove yigeze avuga ari amafaranga arimo arasabwa ashobora kuba afite iyindi nzira anyuramo abantu babutera amabuye Sabe nawe araza ati si Kovia ukora ibintu byawe ugakora ibyawe neza ariko jeweho nje kugusubiza sinyasubiza umuntu wari wese amusubiza ati wabyumvise bivuze iki rero icyo gihe habayemo mpangara nguhangare kuri wa mu Dr Kanimba kuri Dr Kanimba bivuze iki rero aha hantu harimo tenda kandi Sabe na Theo Ukwezi TV ni ugutwi gukubiranyije umwe yumva undi neza reka dusoreze aha ngaha ikiganiro abakurikira Marembo TV ubwo murajya muri comment mutubwire abakurikira Ikaze TV kwa Pastor Claude abari namwe mu gihe dusoza Samu Pastor Kona so ese birakwiriye ko abana b'umugabo umwe bo mu rugo rumwe basubiranamo cyo ni kibazo kubajije ntago bikwiriye zamura mikoro ntabwo ikibazo nkumaze ngo ese birakwiriye kaba bene mugabo umwe basubiranamo rubanda